Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio yishakiye urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni inkuru mbi cyane yongeye kumvikana mu karere ka Nyamasheke, aho muri aka karere abaturage na n'ubu kubyakira byabagoye, bitewe n'uko babyutse bagatungurwa no gusanga umwe mu bagize abayobozi bo mu karere ka Nyamasheke yishwe urupfu rubi, barangiza bakamujugunya ku muhanda bamukoreye ibikorwa bya kinyamaswa. Uraza kumenya mbese uyu muyobozi yaba ari nde, ese byabereye mu kahe gace, ese ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke bwo bwaba bwatangaje iki, ese inzego z'umutekano zo zaba zatangaje iki nyuma yo kubona umuyobozi cyangwa umwe mu bagize abayobozi bo mu karere ka Nyamasheke yishwe urupfu rubi, barangiza bakamujugunya ku muhanda bamukoreye ibikorwa bya kinyamaswa. Ibi rero nibyo bikubiye mu makuru uyu munsi tugiye kubagezaho. Icyo natwe tugusabye ni uko wajya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato, turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abatuye muri aka karere ka Nyamasheke, nyuma yo kubyuka bagasanga umwe mu bagize abayobozi bo muri aka karere yishwe urupfu rubi, barangiza bakamujugunya ku muhanda bamukoreye ibikorwa bya kinyamaswa. Wibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi bacu. Iyi ni KN Radio ishakiye urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mbere na mbere iyo ngiye kubagezaho amakuru ya KN Radio, banza kubabwira ko muba mugomba kujya munsi y'amakuru duhora tubagezaho umunsi ku munsi, murahabona ijambo subscribe cyangwa sabone, muhite mukandaho n'akazugira kaza nako mugakandeho. Icyo gihe muzaba mushimangiye yuko mugiye kujya muba aba mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni mu karere ka Nyamasheke hongeye kumvikana inkuru mbi cyane, inkuru ibabaje, aho abaturage babyutse bagatungurwa no gusanga umwe mu bagize abayobozi bo muri aka karere ka Nyamasheke yishwe akajugunywa ku muhanda bamukoreye ibikorwa bya kinyamaswa. Iyi nkuru y'incamugongo yababaje abatuye muri aka karere yabaye kuri uyu wa 11 Kanama 2024, aho uwitwa Kamashabi Ernest w'imyaka 33 y'amavuko wari umuyobozi w'umudugudu wa Muramuturo mu kagari ka Gitwe mu murenge wa Karambi wo muri aka karere ka Nyamasheke yasanzwe ku muhanda munsi y'ikiraro yapfuye. Abaturage bakavuga ko abamwishe ariho bahise bamujugunya. Iyi nkuru y'incamugongo yababaje abaturage batuye muri aka karere yabereye mu mudugudu wa Kabingo, akagari ka Kagarama, umurenge wa Karambi wo muri aka karere ka Nyamasheke. Byabaye ahagana saa 12:30 zo kuri iyi tariki twavuze haruguru ko aribwo umuturage yitambukiraga yabonye nyakwigendera munsi y'ikiraro kirekire yapfuye, ahita abimenyesha ubuyobozi bw'umurenge. Uyu nyakwigendera kandi Kamashabi Ernest yabonetse yapfuye nyuma y'aho yari yajyanye n'umugore we gusenga ku isabato, bataha agasigara mu isantere y'ubucuruzi aho afite inzu z'ubucuruzi. Amakuru akomeza avuga ko nta muntu uzwi bari bafitanye ikibazo n'uyu nyakwigendera, ngo dore ko yarangwaga n'imico myiza cyane. Ubuyobozi bw'umurenge, polisi y'u Rwanda, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, urwego rwunganira akarere mu gucunga umutekano DASSO, bahise bajya ahabereye ayo mahano kugira ngo bajye kureba cyangwa bajye gukora iperereza baze kumenya uwaba wishe uyu nyakwigendera.
Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Umurenge wa Karambi w'Umusigire Karemera Innocent yavuze ko inzego zibishinzwe zatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rw'uyu muyobozi w'umudugudu. Uyu munyamabanga Nshingwabikorwa w'Umurenge wa Karambi w'Umusigire Karemera Innocent mu magambo ye yagize ati icyo twabonye ni uko nyakwigendera afite igikomere ku mutwe, ntiharamenyekana niba yahanutse akagwamo muri icyo cyobo cyangwa niba hari abamwishe bagahita bamujugunyamo. Uyu Karemera kandi akaba ari umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Umurenge wa Karambi ariko w'Umusigire, yahumurije abaturage abasaba gukomeza kugira uruhare mu kwicungira umutekano, gutangira amakuru ku gihe no kwirinda urwikekwe. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa ku bitaro bya Kibogora gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa kugira ngo baze kumenya intandaro y'urupfu rw'uyu nyakwigendera. Uyu nyakwigendera kandi yasize umugore n'abana 5 ndetse n'abuzukuru 9. Abaturage barimo n'abageze aho umurambo w'uyu mukuru w'umudugudu wari uri bavuze ko yishwe urw'agashinyaguro dore ko wari ufite ibikomere byinshi, basaba ko ababigizemo uruhare mu gihe bafatwa bagahamwa n'icyaha bazahanwa mu buryo bw'intangarugero. Abaturage kandi bo muri kano gace bababajwe cyane bikomeye no gusanga uyu mukuru w'umudugudu wabo yapfuye, ngo dore ko yari amaze imyaka 3 ari umuyobozi w'umudugudu. Abana be bakaba batazi umuntu n'umwe baba bagiranaga ikibazo n'uyu nyakwigendera. Ubuyobozi kandi buhora bugira inama abaturage ko umuntu ufitanye ikibazo na mugenzi we yajya yegera ubuyobozi bukabafasha bakongera kwiyunga bagasubira mu buzima busanzwe. Ni n'aha rero natwe dusoreje amakuru yacu, turagushimira wowe wakoze subscribe cyangwa se abone. Niba nawe utarayikora jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kuduha n'igitekerezo, cyaba ari icyubaka ndetse n'ikitugira inama kugira ngo turebe ibyo twahindura mu makuru yacu kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe. Reka mbifurize gukomeza kugira umunsi mwiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.